Dawidi ngo yaravuze ngo uzageza ryari Imana, nkuko nawe ujya ugera muri situation igoye cyangwa mu bihe bikuruhije ukavuga utari kubunza hahereza hehe, ningiye uhora mpura n'ibibazo, ningiye buri gihe ngira intambara, ningiye uhora ntotezwa, ningiye ibije byose bibonera. Rero nawe yaravuze atari kuzageza hehe Mana kutanyumva. Reka tuhasome ushobora gusanga wisanishije naho. Ni Zaburi ya 13 ifite imirongo mike cyane, reka tuyisome twihuta. Nshuti bavandimwe, turabakiriye nanone kuri channel yacu ya LMS. Turabashimira ko mudahwema kubana natwe. Uyu munsi rero nanone turagira ngo tubakire, twabateguriye ikiganiro kijyanye n'uburyo twazajya mu bibazo duhuye nabyo gusengera mu byanditswe byera. Tumenyereye ko abantu bagize ibibazo cyangwa bahuye n'intambara, cyane cyane abakristo, igihe cyose nibwo iyo umuntu aramubwira uti munsengere. Uyu munsi rero turashaka gusengana nawe, noneho tukanigira hamwe ukuntu wasenga usengeye mu ijambo ry'Imana, usoma ibyanditswe byera bifitanye isano n'ikibazo urimo kunyuramo, ku buryo no mu gihe wacitse intege amagambo yawe yakubanye makeya, ijambo ry'Imana rigutiza amagambo yo gusenga cyangwa ibyanditswe bijyanye n'ikibazo urimo cyangwa na condition. Rero nubwo buryo tugiye kugendana, nongere nanone mbahe ikaze. Twateguye imirongo ibiri ya Bibiliya, ibice bibiri bya Bibiliya, imirongo iraza kurenga, ariko turaza uyu munsi turashaka kwiga cyangwa kwigira hamwe cyangwa kwigana namwe cyangwa kwitoreza hamwe uburyo twasengera mu byanditswe byera. Nibutse yuko ari n'uburyo bwiza bwo kwitoza kujyanisha ibibazo byacu n'ikijambo ry'Imana rituvugaho, ari nabwo buryo bwizewe bwo kunesha intambara mu buryo butarimo amakimbirane. Niba mubyibuka neza, igihe muri Matayo igice cya 4, igihe Yesu ngo yaramaze iminsi 40 asenga, ngo yajyanywe n'umwuka w'Imana mu butayu, ariko ageze mu butayu ngo umushukanya musangayo. Acunga iminsi 40 ishize, aravuga ati yarashonje, ubu ngubu noneho ndamubonye ndamushoboye. Ngo aramwataka rero, atangira kumwereka ukuntu amabuye yahinduka imitsima, ukuntu yamukuza cyane akamuha icyubahiro aramutse amuramije. Aho byanze arongera amubwira ati nyamara niba uri umwana w'Imana kuko byagaragazwa nuko wasimbuka ukaba hejuru y'agasongero k'inzu. Ariko muri make, buri gihe umwanzi acungana n'intege nke zawe, akamenya igihe wagize intege nkeya, akamenya igihe udaheruka gusomera Bibiliya, akamenya yuko uri mu ntege nke utagishobora no gusenga, akagira ibyo aguporopoza nawe. Aha nibutse yuko niba ataratinye umwana w'Imana, avuye mu minsi 40 y'amasengesho, ngira ngo n'amajoro 40, wumva yagutinya wowe bigenze gute? Wumva wibitseho mbaraga ki zagushoboza kunesha ibibazo duhura nabyo? Buri gihe duhora twibutsa yuko ibibazo byo ntabwo tujya tubikumira kenshi. Ahari wenda hari ibyo dushobora gutekereza tukaba twakwitegura, ariko hari ibyo tudashobora gukumira cyangwa kwirinda. Uburyo bwiza bwo kwirinda rero ni ukwirindira mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rituvugaho. Ese abanesheje mu byanditswe byera dusoma ni bande? Byagenze gute ngo baneshe? Babyitwayemo gute? Gutyo bidufasha kugira abantu twigiraho cyangwa dufatiraho ingero nziza, kugira ngo dushobore kubaho ubuzima bunesha kandi bw'ubumana. Nk'icyo cyanditswe twari dukomojeho, muribuka ko amuzaniye imitsima n'imigati se mu mvugo y'iki gihe, uburyo bwonyine bwamushoboresheje ukamubwira ati handitswe ngo ntabwo dutunga n'imitsima gusa. Kuba ushonje ntabwo bivuze buri gihe ngo wakwiba. Gusonza no kwiba ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko abasonza bose ntabwo bakora ibyaha. Bivuze ngo birashoboka cyane ko wahura n'ikibazo nawe ugashobora kukineshesha ibyanditswe byera, aho kugira ngo ahari urwane izindi ntambara cyangwa ugwe mu cyaha cyangwa ugwe mu mutego.
mu by'ukuri aha ngaha wari umutego satani yateze Kristo, aravuga ati barashonje, ubararushye, nta yandi mahitamo, nimwereka imigati, nimubwira ko ari umwana w'Imana nkabanza nkamuzamura, nkamwereka ko namwubashye, aha ngaha ntari bunanire. Rero natwe kugira ngo tuneshe bene izo ntambara nuko twibikaho ijambo ry'Imana. Reka rero n'abatindiye tujye mu byanditswe byera, tugiye gusoma ibice bibiri gusa nk'uko nabibabwiye. Hamwe turi gusoma ni mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16 wonyine, hanyuma turaza kureba no muri Zaburi ya 13, hanyuma dukomeze. Baheburayo 4 umurongo wa 16 haravuga ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubashe kubona ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Kwegera intebe y'ubuntu tudatinya harimo no gutinyuka. Bya bindi byari biguteye ubwoba, yamajwi wumvaga kubwira ibitagenda, wenda ahereye kuri situation urimo cyangwa ku mibereho ugezemo, iri jambo rigufasha gutinyuka. Kwegera intebe y'Imana tudatinya, intebe y'ubuntu, nuko tugira icyo tubikoraho. Ntabwo Imana iza ngo idutabare nta kintu twakoze, hari uruhare rwacu, hari n'uruhare rw'Imana. Kwegera rero, abongereza baravuga ngo let's approach the throne of grace. So approaching the throne of grace, kwegera intebe y'ubuntu utinyutse, urwo ni uruhare rwawe. Ukava aho uri, ugafata Bibiliya, ukabigambirira, ugahagarika izindi gahunda, ugatangira kumedita ku ijambo ry'Imana, kugira ngo ubone ubuntu bwo kudutaba mu gihe gikwiriye. Ubuntu buza nk'igisubizo cy'icyo wakoze we ku ruhare rwawe. Ariko hari uruhare Imana itazadukorera. Kwegera intebe y'Imana ni twebwe, gutinyuka ni twebwe, gufata icyemezo ni twebwe, hanyuma Imana ikaduha ubuntu rero mu gihe gikwiriye. Igihe gikwiriye rero kizanwa nanone nuko watangiye kwegera intebe y'ubuntu udatinya, kugira ngo mu gihe gikwiriye utabarwe. Mbakangurire kwitoza gusoma ibyanditswe byera, kubigira umuco, kubigira ingeso, kubyitoza kenshi, kugira ngo bisigare bikorohera, utakibyibagirwa kuri timetable yawe biza ari ku mwanya wa mbere cyangwa kuri gahunda y'umunsi. Ubundi biba bikwiriye yuko nk'uko turya 3 ku munsi mu gihe abantu batasenze, ifunguro rya mu gitondo, rya kumanywa n'irya nimugoroba, ubundi nuko ubuzima bwacu bwo mu mwuka nabwo twakabaye tububungabunga, nubwo rimwe na rimwe dutwarwa tukabyibagirwa. Ariko kugira ngo tube turi healthy, murabizi ko ibiganiro byacu biba bizenguruka buri gihe ku mibereho myiza, cyangwa ku buzima bwiza, cyangwa kuri mental health. Ntabwo ushobora kuba health cyangwa kumererwa neza wawe kirengagizwa. Ni ukuvuga niba wubaka umubiri wawe ugaburiye, umuntu w'umwuka nawe ugomba kumugaburira, kandi w'ibiryo bye ni ijambo ry'Imana, nta bindi bintu bimutunga. Ijambo ry'Imana rero ntabwo ari rya rindi badusomera mu materaniro ku cyumweru twasenze, ni rya rindi we wenyine ufata igihe muri gahunda zawe z'akazi ka buri munsi ugashyiramo ayo masaha, yaba imwe, yaba n'iminota 30, yaba na 20, ariko ukayikora mu buryo buhozeho kandi wahaye igihe witayeho. Tudatinya, tugatinyuka, tugatera intambwe mu gihe gikwiriye, Imana ikadutabara. Twamaze kubaka ubusabane bwacu n'Imana, abana bwari uburyo bwo kwikomereza ku Mana, kugira ngo ataza gucika intege zo mu mutima n'intambara y'uburyo bwo mu mubiri kamunanira. Twe rero inshuro nyinshi ntabwo tuba turwana iz'amaboko n'amasasu, ahubwo tuba turwana izo mu bitekerezo, tuba turwana izo mu marangamutima, tuba turwana izo mu mibereho, tuba turwana iz'ubukene. Ubukene yavugaga muri iyi Zaburi nta nubwo bwari ubukene bw'ibifatika nk'uko inshuro nyinshi twe tubimenyereye, ahubwo yavugaga ubukene bw'umutekano, ubukene bw'amahoro, ya shalom. Avuga ati ntabwo nzakena amahoro, sinzakena umutekano, sinzakena ibyiringiro, sinzakena ubutabazi, ndi kumwe nawe, ndabizi urahari, niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya. Icyatumaga avuga ko adatinya rero ntabwo ari uko yari ayobewe ko icyo gikombe gihari, si uko ubwoba bwari bwagiye, si uko icyabumuteraga kitari kigihari, ahubwo yari asiranse, ko ari ukwemezwa mu mutima neza yuko
no muri uwo mwijima hari presence y'Imana hagati muri iyo situation. Hari ukubaho kw'Imana no muri ibyo ari macamo, hari imbabazi z'Imana ziri aho ngaho. Presence y'Imana irahari kunaniza cyangwa se gutanga ihumure y'amahoro yitwa Shalom, aza no mu gihe uri mu bibazo cyangwa mu ntambara. Nicyo Dawidi yavugaga, avuga ati ntago nzatinya ikibi cyose. Si uko rero igicucu cy'urupfu cyangwa igikombe cy'igicucu cy'urupfu atabibonaga, cyangwa si uko yari abirengeje amaso, ahubwo kwari ukwemeranya n'umutima we, kwari ukuzamura kwizera kwe, kwari ukwatura amajambo ari positive, avuga ati nzi kuri kumwe nanjye nubwo ibyo nabicamo, kuko uri kumwe nanjye. Presence y'Imana mu bibazo igiza n'ihumure n'umutekano, bigatuma ushobora gukomeza ugasoza urugendo amahoro. Nibose kuko nabasezeranije ko turi busome ibyanditswe bibiri, katwihute tugere ku cyo tugiye gusorezaho cyo muri Zaburi ya 13, nacyo kivuga amagambo wakwifuza gusenga. Ngaha ubwo Dawidi bwo yaravuze ngo uzageza ryari Imana, nkuko nawe ujya ugera muri situation igoye cyangwa mu bihe bikuruhije, ukavuga utari kubonza hahereza hehe, ningiye uhora mpura n'ibibazo, ningiye buri gihe ngira intambara, ningiye uhora ntotezwa, ningiye ibije byose bibonera. Rero nawe yaravuze atari kuzageza hehe Mana kutanyumva. Reka tuhasome, ushobora gusanga wisanishije naho. Ni Zaburi ya 13 ifite imirongo mike cyane, reka tuyisome twihuta. Yego, ni Zaburi n'ubundi ya Dawidi. Umva ukuntu ivuga, aravuga ngo Uwiteka uzageza he kunyibagirwa iteka ryose, uzageza he kunyima amaso, nzageza he kwigira inama, mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye, umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye. Ntabwo uragera mu bihe ukumva mu mutima wawe ufite bene iryo sengesho, wananiwe kumenya iwe uko umurongo, ko umutima wawe ari byo bibazo birimo kuza wumva bikubaza cyangwa wibaza. Aha rero ntaraharenga, iyo usengera mu byanditswe byera bigufasha kwarayininga icyifuzo cyawe cyangwa kujyanisha ikibazo cyawe cyangwa icyifuzo cyawe n'umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Ikindi kuko uburushye unaniwe n'amagambo yo gusenga wishatsemo atoroshye kuboneka, Bibiliya igutiza amagambo usengeramo kandi akujyanisha mu murongo mwiza wo gusenga mu bushake bw'Imana. Mu gihe iyo usenga urushye n'amagambo wayabuze, ushobora no guteshabuzwa kubera ko nta gutekanye, ufite intambara, ibyo usenga rimwe na rimwe urabivangavanga. Ariko iyo usengera mu byanditswe, usoma umurongo ukumva ukuvugiye ibintu uko utari bushobore kubyivugira. Ikindi ukaba Bibiliya iragutiza amagambo nyayo ajyanisha asanisha ikibazo cyawe n'iki ijambo ry'Imana rivuga, gusubizwa kwawe na frustration zari mu bitekerezo n'ubwoba bwari buherekeje iyo miterere bikagenda bicika intege, ukaza gusoza nk'igice runaka wamaze kubona ubwenge n'imbaraga ukazigwiza, ku buryo umugambi w'Imana uza gusohorera mu gusoma ibyanditswe byera. Nihuse rero reka tuharangize dukomeze tugendane. Umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye, Uwiteka Mana yanjye bireba unsubize. Uyu yari Dawidi. Ubu urumvira isengesho hari uwo ritabera, hari umuntu udakenera gusubizwa, ariko usanga inshuro nyinshi ahubwo tujya kubibwira abantu badafite icyo babikoraho. Ariko abantu yego murabizi ko tujya twemera nabo ko tubakenera, ariko iyo turi imbere y'Imana tuhakura za mbaraga z'umutima ku buryo amarangamutima yacu adahungabana. Dukomeze umurongo wa 4 hepfo akavuga ngo wejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu, umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje, abanteraga be kwishimira kunyeganyega kwanjye. Turimo kugendana, ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Uyu yari Dawidi n'ubundi. Umutima wanjye uzishimira agakiza kawe, nubwo wari ucitse intege, nubwo wari ucogoye, ariko harimo ibyiringiro. Noneho haragarutse nyuma yo kubaza Imana atari kuzageza hehe kunyibagirwa, uzanyibagirwa iteka ryose, uzajya usubiza abandi nsigare. Rero nagira ngo mbibutse yuko bene data, Imana yacu iri muri business yo kudutabara no kuturwanira intambara, ariko
bigusaba kubuza ubwo bwenge, kubuza inzira ucamo, kubuza uko bigenda. Ubu rero turimo kwiga ijambo ry'Imana n'uburyo bwo kuryapurika mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane iyo tugeze mu bibazo, hahandi wananiwe gusenga, Bibiliya igutiza amagambo meza yo gusenga ugasubizwa kandi wasenze mu bushake bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro nanone, ndagushima kubw'uyu mwanya twemereye gusangiza abantu ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo n'inkota y'amugi abiri ikubita igatandukanya inyama n'umusokoro, ikabangukira kumenya ibyo umuntu yibwira akanagambirira. Ndasenze bugendere mu wese mwami wari uri muri iyi situation ikeneye ibi byanditswe kugira ngo utabaze. Abo bose bari muri ibi bihe bakeneye ubutabazi no kumenya uko basenga no gutabaza, bahure n'ibi biganiro, bahure n'inyigisho, kandi abo bose bararike mwami kandi basigare uko bari bameze. Nanjye ndagushima ko wamenye ijwi ry'ibyiringiro kandi uzakomeza kuherekeresha ubutumwa ibimenyetso bigenda bitangaza. Uhure n'abo bose baruhijwe, bashobewe, bananiwe,